Bantu mwese nimuze tugendere mu nzira z'Imana. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri uwa mbere w'icyumweru cya gatatu cya Diveni, tariki ya 16 Ukuboza 2019. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'Ibarura, umutwe wa 24, umurongo wa 2 kugeza ku wa 7, uwa 15 n'uwa 17 ABC. Zaburi ni ya 25. Ivanjiri ni yanditswe na Matayo, umutwe wa 21, umurongo wa 23 kugeza ku wa 27. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu amaze kwinjira mu ngoro ariho yigisha, abatware b'abahereza bitambo n'abakuru b'umuryango baramusanga bati, ibyo bikoresha bubasha ki? Ninde waguhaye ubwo bubasha? Yezu arabasubiza ati, reka nanjye ngira icyo mbabaza, nimukimbwira nanjye ndababwira inkomoko y'ububasha nkoresha ibyo. Batisimu ya Yohani yaturukaga he? Ni mu ijuru cyangwa ni ku bantu? Ariko bo baribwira bati, nidusubiza tuti ni mu ijuru, aratubwira ati, mwabujijwe n'iki kumwemera? Naho nidusubiza ngo ni ku bantu, ntidukira rubanda, kuko bose bahamya ko Yohani ari umuhanuzi. Basubiza Yezu bati, ntitubizi. Nawe rero arabasubiza ati, nanjye nuko simbabwira inkomoko y'ububasha nkoresha ibyo. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Muri aya masomo y'uyu munsi tugiye kuzirikana ukuntu inzira z'Imana ari agatangaza. Mu isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'Ibarura twazirikanye, Abayisiraheli bari bavuye mu Misiri bagana mu gihugu cy'isezerano. Bashakaga kunyura mu gihugu cya Mowabu, nuko umwami ntibyamushimisha ko bavogera igihugu cye, nuko ashaka umupfumu uragura kugira ngo avume Abayisiraheli, bityo abatera umwaku n'umuvumo. Ubwo abona Balamu, umuhanuzi w'umupagani rwimbi. Mwumva ukuntu inzira z'Imana ari agatangaza. Balamu agiye kubavuma, ahubwo umwuka w'ubuhanuzi bw'Imana uhita umuzamo, ahanura ibyerekeye na Mesiya, agira ati, mu nzu ya Yakobo hazavuka inyenyeri, mu muryango wa Isiraheli hazaboneka inkoni y'ubwami. Mbega igitangaza cy'Imana! Uyu mwami wa Mowabu yimajije iki? Ni nkaho isosi ye iguye mu ishishi. Imigambi mibisha iramupfubanye, ineza y'Imana ipfukiranye inabi ye, umuvumo uburijwemo imbere y'umugisha, bose babireba. Nguko uko umwanzi ataha amaramasa. Ni nabyo twumvise mu Ivanjiri ya none, aho Yezu yari amaze kwirukana abacuruzi mu ngoro y'Imana, yakoze ibitangaza byinshi byo gukiza abantu. Nuko abigisha amategeko, abafarizayi, abakuru b'umuryango bamugirira ishyari, dore ko rubanda rubashizeho rutangiye kwemera Yezu. Yezu ari kubavangira. Yezu abakuye umugati mu kanwa. Nibwo rero baje kumwiyenzaho bashaka kumwiyama, bamugisha impaka, bashaka kumutega imitego ngo babone uburyo bamufatisha bamwice. Bihaye kumubazaho kuri ubwo bubasha. Yezu yashobora guhita basubiza igisubizo cy'ukuri kandi cyiza, cy'uko ububasha bwe buturuka ku Mana, kuko ariyo yamutumye. Ariko abahaye igisubizo bita mu Gifaransa confondre l'adversaire, gucanganyikisha abamurwanya, kubacangacanga no kubavanga. Bonye n'ubwabo bakaza kwikura bakifatira umwanzuro nyuma y'uko bamaze kubona ko bayobye. Mbega ubuhanga bwa Yezu! Yohani Batista yatumwe n'Imana turabizi. Ububasha bwe n'abatisimu ye yo kwisubiraho biva ku Mana nta gushidikanya, kandi ibyo Yezu agambiriye gushimangira no kumushingira igiti, dore ko bamwihakanaga ntibamwemeraga, abategetsi ntibamwemeraga, imbaga yo ariko ikamwemera. Birumvikana ko bihaye gusubiza Yezu ko batisimu ya Yohani Batista itaturukaga ku Mana, bari ko babuza umugati muri rubanda, imbaga ikabavaho. Nuko n'ikimwaro cyinshi batashye amaramasa, batashye basebye, batsinzwe, nabo imigambi yabo mibisha ibapfiriye ubusa. Muvandimwe, ntukajye impaka n'Imana kuko iturenze. Urugo rw'abakristo bubahaga Imana cyane kandi bakize, nuko abandi bagahora babagirira ishyari, bakajya baza kubambura no kubiba. Gusa umugabo w'uru rugo yari afite ikibazo cy'ubwoba bukabije cyane. Nuko umunsi umwe amabandi aza kubiba no kubica nijoro. Babanza gusohora umugabo ngo bamubohe, babanze bamwice kugira ngo basahura imitungo neza bitonze. Umugabo n'ubwoba bwinshi cyane ahinda imishyitsi ikomeye, aratigita cyane bikomeye. Bakajya babura nabo uko bamuboha kugira ngo bamwice. Nuko umugore arasohoka arababwira ati, nk'abantu mwe niba mwikunda mureke mbabwire, uyu mugabo wanjye agira ububasha bukaze cyane. Ubwo atangiye gutigita karabaye, mumwitondere. Arazamuka rimwe gusa mu kirere, mu kanya gato arabamarira hamwese
maze mushire. Ya mabandi yumvise ubwo bubasha butazwi uwo mugabo afite, bahita biruka cyane bati tutaza kugwa ahangaha tugaseba. B'abakristo barokoka batyo. Inzira z'Imana bavandimwe ntagatangaza. Balamu waje avuma Abayisiraheli ahonye umwuka w'Imana, avugiye Imana. Abategetsi bapinze Yezu bamuhinyura bashaka kumutega imitego. Umutego mutindi w'ikimwaro urabashibukanye, batashye bamanjiriwe. Imana ishobora guhindura imigambi mibisha igahinduka ineza. Abaje kukugera nabi bagatsindwa bagataha amaramasa. Uburwayi ufite cyangwa imbaraga nke ufite, Imana ikazikoresha ngo igutsindire. Ishobora no gukoresha ubwoba bwawe. N'ubwo bugira mbese nk'uyu mugabo bwari gukwicisha, ahubwo Imana ikabukoresha igukiza. Muvandimwe, niba hari ibyo ufite byananiranye, aho bagiye bakurenganya, izera Imana ishobora byose. Wowe gendera mu nzira zayo gusa, ibisigaye wiharira Imana. Niba kandi hari inzira zidahwitse zirwanya Imana waba waranyuzemo, nyuma yo kubona ko wibeshye, fata icyemezo ugaruke bwangu. Balamu umupagani wuje umwuka w'Imana ntagutange ku Mana nawe. Fata icyemezo cyo kureka ikibi, nta kinanira Imana, yoboka inzira zayo. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladisirasi, umurezi mu iseminari nto ya Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu. Ni wowe mukiro wanjye, Yesu wandutiye byose. Ni wowe mahoro yanjye, Yesu wandutiye byose.